ariko hari n'ikindi bigomba kujyana. Ese umuntu wese ashobora kwiga kaminuza cyangwa ni ngombwa ko umuntu wese yiga kaminuza? Ese ni ngombwa ko umuntu wese yiga amashuri ya naya? Nkeka ko ndetse nemeza ko uburezi hashyizwe imbaraga mu burezi nk'izishyirwa hamwe na hamwe handi, haba nuko kubona impano hakiri kare, ariko buri wese agaherekezwa impano y'ikavumburwa, ntawe utagira impano keretse atararemwe n'Imana. Ariko nukwibwira ngo bose bagira impano zimwe. Nk'umubyeyi akumva ko kuvuga ngo ubwo ndi professeur nta mwana wanjye utazagera muri kaminuza. Mu Budage nabonye mwene professeur, full professor, ntabwo ari nk'aba kuko nabigisha muri 9 tubita aba professor, full professor. Yantumiye ati wa mwana wanjye yabonye ishuri rwose twifuzaga. Turagenda turizihirwa, ntese azajya hehe? Uwo mwana yari umuhereza, nzi ko ari n'umwana w'umuhanga, yararangije nka tronco. Ntazajya hehe? Ati ntaho. Ni ishuri Nyabakisa, ati ni ishuri riri hano mu birometero 12. Ati akunda rwose, ni ibintu akunda, kandi kubona umwanya muri iryo shuri biragoye. Ati ashaka kuzajya baga ingurube, agakora sosise na jambo. Mwene professeur, nge nagize ngo baranshenga. Ubwo se nibyo? Ati nibyo. Ese umwana ko mbona ari umuhanga? Ati niwe muhanga dufite. Ariko iyo mpano arayifite kandi nibyo akunda. Umubyeyi arabyishimiye, ari professor mpuzamahanga. Twe kwibwira ngo uzanyereke mwene professor wiga muri TVET ujya kubaga ingurube. Uyu kubaga ingurube cyangwa azajya akora imigati. Icyo ntabwo aho turahava, nubwo tuvuga ngo imyuga, twumva imyuga ari ya babandi babuze uko bagera ahandi. Icyo nikidahinduka turacyajya habi. Ibishoboka kandi bikwiye ni ukuvumbura impano ya buri wese. Ubwo rero nkaho nari mbabwiye bansobanurira, umu professor yitwa Schokenhof, ariho n'uwo mwana arishimye n'umugabo. Bati umwana w'umuhanga kurusha abandi niwe duha amahirwe nyine yo kwiga icyo ashaka, akazakora icyo ashaka, kuko aho ngaho azavumbura byinshi, abishyire abandi b'abashakashatsi muri za laboratoire babishakire formule. Ariko bazabivumbura kandi ubuzima bwe nuko. Buriya mbisubiremo, umwana waherekejwe neza, wabiboye neza, ntatsindwa mu ishuri kandi ntatsindwa mu buzima. Uyu mubare rero nuko tukibwira ngo umuntu wese agomba kwiga kugeza hana, ngo nundi n'abandi bose bakiga bakageza hana ku gipimo kimwe. No muri kaminuza ubu hari nkuza atujuje ibyangombwa byo kwiga kaminuza ariko yarangije amashuri yisumbuye. Ni wowe rero ushobora kuziga ukigira nk'impamya bushobozi y'umwaka umwe cyangwa y'imyaka 2. Ati nzabone A0. A0 suzayirya.